Yesu nashimwe cyane mwaramutse kandi mwaraye neza. Uyu ni wa munsi mwiza w'umugisha, ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Ni wa munsi wo gushima Imana no guhimbaza Imana, ni wa munsi wo kumva Yesu aturyoheye ari kumwe natwe. Ndababwira ngo Yesu iyo tubyukanye nawe twirirwa amahoro masa kandi tuba amahoro tutikanga ikibi. Reka nihute cyane tugere ku ntego yacu y'uyu munsi y'iki gitondo. Ni intego ivuga ngo muri gahunda yawe y'umunsi shyiramo na gahunda yo gushaka Imana. Imana ishimwe. Muri gahunda yawe y'umunsi shyiramo na gahunda yo gushaka Imana. Mu mibereho ya muntu, muri gahunda ze zitandukanye, ibyo ari byo byose dufite abantu babiri babaho, cyangwa reka mbagire batatu. Dufite umuntu ubyuka afite agenda iri furu yuzuye rwose, yayipangiye guhera mu gitondo, isaha yose panze neza. Abo bantu babaho cyane ku buryo aba umuhamagaro uti duhurirana, agahura ati muri iyo saha ndaba ndi gukora icyo ngiki. Uwa kabiri ni wa wundi ubyuka atazi icyo ari bukore, abyuka mu gitondo avuga ati harya umunsi biragenda biti. Uwo nta gahunda afite mu buzima. Iyo umubwiye ati duhurira aha arakubwira ati none nabuze icyo nkora, umudeviya wese birakunda. Uwa gatatu ni wa wundi ugira gahunda ariko atazi kuzishira mu bikorwa, akarota gusa, agira inzozi nyinshi. We buri gihe aba afite ibyo gukora, wamuhamagara ati nari mfite ibingibi ariko nze n'ubundi duhure, donc ntazi guhuza ibyo yapanze. Uwo nguwo rero akenshi ararana stress kubera yuko igihe cyose uwo nguwo ahwanye na wa wundi ugira gahunda nyinshi zirenze ubushobozi bwe. Abo bararana stress, buri munsi baba bibaza impamvu bitagezwe. Kandi twaravuze ngo umunsi urangiranye kwicuza ntucontributinga muri fitire yawe, ntacyo ugeraho. Rero buri munsi ararana stress, uravuga ati mana yanjye ibi ntabwo byagezwe. Kubera iki? Ntazi guplaninga, ntazi gahunda, nizo yapanze ntazigeraho, cyangwa se yapanze birenze ubushobozi bwe. Tugaruke ku wa mbere, wa wundi upanga gahunda ikaba yuzuye rwose ku buryo nta mwanya afitemo namba, yaguha ibintu byose bitunganye, azi gupanga igihe cye rwose. Babaho kandi bagera ku bintu byinshi, barakura cyane, bakanakira cyane, bakagera kure. Hanyuma rero na wa wundi wibyukira ntacyo afite, ntaho afite yerekeza, abyuka atazi ibyo gukora. Niyo yaba afite akazi akaba nta schedule yakafite, niyo yaba ko ari umukoresha akaba atazi aho yerekeza organization yiwe, adashobora kuba update y'umunsi. Niyo yaba yikorera ku giti cye akaba atazi no guhuza ibintu, yabo nabo babaho baba batazi ibintu byerekera. Reka rero mbabwire muri icyo gitondo ngo muri icyo gitondo hamwe na Yesu, mbabwire ngo muri gahunda zawe shyiramo gahunda yo gushaka Imana. Shyiramo gahunda yo gushaka Imana. Twerekere mu ijambo ry'Imana. Bibiliya irasobanutse kandi irimo byose. Muri Yesaya 55:6 aravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba zanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amen. Yesu nashimwe cyane. Nimushake Uwiteka Imana bigishoboka akabonwa. Muri schedule yawe, cyangwa se muri calendar yawe, muri gahunda yawe y'umunsi, muri agenda yawe shyiramo gahunda yo gushaka Imana. Amasaha 12 basi, nimba kubana n'Imana byaranze kubigira ubuzima, kuko ubundi ni lifestyle, n'ubuzima tubamo, n'ubuzima tugendamo, ntago bigira ibyo ntibiplaningirwa, kuko nibwo buzima bwacu bwa buri munsi. Nimba byarakunaniye basi, muri gahunda upanga shyiramo n'isaha yo gushaka Imana. Uvuge ngo muri aya masaha aya ndaba nehereranye na data, turaba turi kuganira ibyungura n'ibyungura ubugingo, nta kindi kintu nibuyakoremo. Ni gute ushaka gufata amasaha 24 utajya ugira isaha yo kuganira n'Imana, utajya ugira isaha yo guhura n'Imana kandi uri wenyine wiherereye? Cyangwa se nakubwiye ngo nimba byarakunaniye kubigira ubuzima, ngo ujye uganira nayo uri mu muhanda, uganire nayo uri muri taxi, uganire nayo uri imbere ya laptop, uganire nayo kandi nayo masaha n'ubwabaho n'abayagira babigize ubuzima, bagira isaha iri quiet, bagira isaha bahura n'Imana biherereye. Muri mbyino wavuze ngo muze mwenyine twererane musangano hatari abantu. Na Yesu iyi saha yarayigiraga kandi yari Imana. Twarabivuze cyane, Yesu yamaraga amasaha ageze kuri 4 mu gitondo, cyangwa se akarara mu butayu arimo yihererana na data, arimo asenga Imana. Nimba Imana yarabikoze ari Imana, wowe uri igiki? Umuntu nkanje uri igiki uva inyama n'amaraso, donc uva amaraso uri ufite n'inyama, udashobora kugira icyo ageraho, Imana itamusutennye, Imana itamwitayeho? Wowe uri muntu ki udashobora gufata igihe ngo wihererane n'Imana? Uri muvuga butumwa ki udashobora gufata igihe ngo wihererane n'Imana? Uri munyamasengesho ki udafata igihe
ngo uhererane n'Imana. Uri mu pasiteri ki, uri mu bishop ki, uri mu apotere ki, uri mushumbi ki, ushumbye izandi. Kuko nimba ushumbye ugomba kuba uzi neza yuko izo ushumbye atari izawe. Ese zikeneye ubuhe bwatsi? Jya kubibaza kuri nyirazo. Ese zikeneye kunywa iki? Jya kubaza nyirazo. Ese zikeneye kwambara gute? Jya kubaza nyirazo. Ibintu byose bikomoka ku Mana, twarabivuze, ni source of, ni inkomoko y'ibintu byose, ni isoko y'ibintu byose. Uri igiki wowe? Kuba urugo rwagira umugisha, baza nyiri kurushyiraho, kuko Imana niyo itangiza umushinga cyangwa ikora urugo. Uri muntu ki wowe uba mu rugo rwawe udashobora kurusengera ugatekereza ko ruzabaho uko bishaka? Kuko Satani yivuga nk'intare, ndikunda kurisubiramo cyane. Rero uri muntu ki wowe udashobora kubona umwanya wo gushaka Imana? Ese uri muntu business ki udashobora gushaka Imana? Uri mucuruzi ki? Uri muvugabutumwa ki? Uri mukozi ki udashobora gushaka Imana? Ibintu byose niyo ibigena, ibintu byose bikomoka hirya. Iyo ushaka kumenya impamvu z'ibintu, baza aho bikomoka. Twarabivuze, nushaka kumenya uko icyuma gikora, baza ku ruganda. Amen. Baza ku ruganda bakubwira ati iki cyuma gikora gutya. Imana nishimwe cyane. Wowe uri muntu ki? Reka mbabwire ngo rero Imana ni ishobora byose, Imana nizi byose. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha ntareke inzira ze. Shyira muri gahunda gushaka Uwiteka. Byuka mu gitondo ubwira Imana ngo ndagushaka, mu kazi kanjye ndagushaka, mu bintu byose ndagushaka. Hanyuma umunyabyaha areke ingeso ze. Kureka ingeso n'uyu munsi. Shyira muri gahunda kureka ingeso zawe, nabyo bipuraningira. Uvuge ati ingeso zanjye ndazihagaritse today, uyu munsi mbiretse gutya, uyu munsi mbihagaritse gutya. Umuririmbyi n'uwarimbye ngo nsezeye ku nzira z'isi zose nzazinyuramo uhereye none. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si nk'izanjye. Erega ibyo Imana yibwira ntabwo ari byo wibwira muvandi. Biratandukanye. Uyu munsi ushobora kwibwira ngiye kujya he, ngiye gucuruza, ngiye kunguka, ngiye kugira gute, akazi kanjye kararyoshye. Ugasanga Imana yibwira ko ejo uzapfa. Rero bisaba ngo uyibe hafi, bisaba ngo umujyane, bisaba ngo uyisenge. Rero ukavuga ati ngewe rwose inzira zanjye ibi nabishyize kuri gahunda, bimeze gutya. Kabiri ugasanga ibintu biranze, kuko Imana yibwira bitandukanye n'ibyawe. Imana ifite inzira zitandukanye n'izawe. Muri gahunda zawe shyiramo gushaka Imana. Amen. Shyiramo gushaka Imana. Nimba uragiye umukumbi w'abandi, yishake cyane. Weho ufite n'impamvu zo kuyishaka cyane. Nimba uri pasiteri mu rugo rwawe, ufite impamvu yo kuyishaka cyane. Ntabwo uzi icyo Imana yaremeye abo bana, ntabwo uzi icyo Imana yagwereye umugore, ntabwo uzi icyo Imana yagwereye umugabo. Yishake cyane. Nimba uri muri gahunda zitandukanye, shaka Imana. Shaka Imana. Ibyo Imana yibwira si byo wibwira, kandi ibyitekereza si byo utekereza. Biragusaba gushaka Imana buri gitondo kubyutse, ushaka Imana, ushyira muri gahunda. Nk'uko upanga gahunda z'akazi, shyiramo na gahunda zo gushaka Imana. Nk'uko upanga gahunda z'ibintu byawe bya buri munsi, shyiramo na gahunda zo gushaka Imana. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbabwire ngo muri gahunda z'umunsi shyiramo na gahunda yo gushaka Imana. Shaka Imana bikitwa none. Shaka Imana kuko hari igihe bitazashoboka. Ngo bigishoboka kabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Iyo ubuzima bwawe hari igihe Imana bishoboka mu ruhande rwawe. Rero ntabwo dushaka Imana iyo twaguwe neza gusa, ntabwo dushaka Imana iyo twageze mu bibazo, ntabwo dushaka Imana iyo twishimye gusa. Dushaka Imana no mu gihe kitari cyo kwishima, dushaka Imana no mu gihe kigoye, dushaka Imana no mu gihe cy'umugisha, dushaka Imana no mu gihe kitari cy'umugisha, kuko Imana yacu ni source of, ni source y'ibintu byose. Yesu nabaho umugisha. Ariko mbabwire ngo shalom, mwakoze. Imana ibishimire kandi Yesu abagirire neza. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda, kandi mukomeze mushaka Imana. Muri gahunda zawe shyiramo na gahunda yo gushaka Imana. Shalom.